Ndabasuje ikaza kuri Rwanda Update Info ngira ngo tuba tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka hano mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama yabaye ihuje abaministri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange ndetse n'icyateza abanyarwanda bose imbere. Mu by'ukuri muri inama havuye mu byinshi cyane ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose ndetse n'icyateza abanyarwanda imbere. Mu by'ukuri ndaza kuvuga ko muri inama havuyemo ko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze z'amashyiga abiri nuko bazazihabwa, kandi izi gaze zikazahabwa abakire abakene abari mu cyiciro biba bigiye bitandukanye mu by'ukuri hano mu Rwanda nuko bazahabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Izi gaze nanone zikazahabwa mu turere twose tugiye dutandukanye ndetse no mu ntara zose ziba zigiye zitandukanye hano mu gihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali, nuko izi gaze nabo bazabasha kuba bazihabwa. Ni nyuma y'uko mu by'ukuri byagiye bigaragara ko leta yagendaga ihereza imfashanyo cyangwa se inkunga zigiye zitandukanye abakene, ariko ugasanga abakene n'abandi bantu bifashije ntabwo yagendaga ibahereza izi nkunga. Mu by'ukuri nuko izi gaze z'amashyiga abiri zizahabwa umuntu uwo ari we wese hano mu Rwanda uyifuza kandi wifite ubushobozi, kuko izi gaze z'amashyiga abiri nubwo zigiye kuba zahabwa abaturarwanda hano mu Rwanda zifite amamena condition zisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Ntabwo ari ukuvuga ngo nanjye izi gaze z'amashyiga abiri ndazishaka nanjye ngo nimuzimirize, ahubwo nuko bifite amamena condition bisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Ese amamena condition bisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga abiri ni ibiki bisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga abiri? Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zibuze kuranga aya makuru yacu ndetse mubashe no gusobanukirwa mu byinshi cyane mu byabashije kuba byaranga iyi nama yabashije kuba ihuza abaministri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndagira ngo rero munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zibuze kuranga aya makuru yacu. Ingingo ya mbere nta yindi nuko rero leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze z'amashyiga abiri. Mu by'ukuri nuko nabo bazabasha kuba bazihabwa izi gaze z'amashyiga abiri leta igiye kuba yatanga hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ingingo ya kabiri tuze kuganira kuri gahunda ya NESA, aho NESA izanye ubundi buryo bushyashya ababyeyi bazajya bishyuramo amafaranga y'ishuri bitabagoye ugereranyije n'ukuntu bari basanzwe bishyura amafaranga y'ishuri bibagoye, aho umunyeshuri azajya bafite kode imuranga, noneho iyo kode akaba ariyo azajya bifashisha, umubyeyi azajya yifashisha yishyura amafaranga y'ishuri ndetse bagahita bamubona ko bamwohereza SMS igaragaza ko abashije kuba yakishyura amafaranga y'ishuri ndetse no ku kigo bakabasha kuba babona ko yishyuye amafaranga y'ishuri. Nyuma y'uko byagiye bigaragara ko ababyeyi mu by'ukuri cyangwa se bagiye bagaragaza ko abana bagenda barya amafaranga y'ishuri ababyeyi baba bagiye babahereza mu ntoki ngo nibashika mu mujyi babashe kuba bakishyura amafaranga y'ishuri, ahubwo ugasanga umwana agiye kuyakoresha mu bintu bye bidafite umumaro, ugasanga cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye umwana aguzamo inkweto n'imyenda ariko ntiyishyure amafaranga y'ishuri nk'uko umubyeyi abashije kuba yamuhereza, ugasanga nyine bigenda bikeza ikibazo gikomeye. By'ukuri izo nizo ngingo ebyiri tubuze kuganiraho zibuze kuranga aya makuru yacu rijya bashije kuba byavugirwa muri iyi nama yabaye ihuje abaministri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndagira ngo mu by'ukuri rero munyemerere tugende gusesengura aya makuru yacu, ariko mbere yo kutugenda gusesengura aya makuru yacu, niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu ba mbere. By'umwihariko iyi video niyo wayikunze kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Tugere ku ngingo yacu ya mbere twavuze tubuze kuganiraho yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda n'abaturarwanda bose mu by'ukuri hagati mu gihugu cyangwa se n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze z'amashyiga abiri, nuko mu by'ukuri nabo bazabasha kuba bazihabwa. Mu by'ukuri ubundi iyi gahunda yuko leta igiye kuba yatanga gaze ku banyarwanda bose byatewe n'iki kugira ngo leta ibashe kuba yatanga izi gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose? Ubundi byatewe n'uko abaturage mu by'ukuri bagendaga batimagura amashyamba bari gushaka inkwi n'amakara byo kuba bacana, ukabona ko uri kugenda nyine bibagora gutemagura amashyamba ku bwinshi cyane, ukabona ko amashyamba ari kugenda bayangiriza banayatemagura, ukabona ko amashyamba ari gushira no mu Rwanda. Gusa none izi gaze navuga ko zifite amahame na condition bisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga abiri. Ayo mahame nta yandi na condition rero nuko umuntu uzajya umara guhabwa izi gaze z'amashyiga abiri azajya atanga amafaranga 40,000 adasubizwa akayahereza leta, kugira ngo n'abandi bantu cyangwa se izi gaze zikomeze kugenda zisakara mu gihugu n'abandi bantu zitarageraho nabo babashe kuba babona izi gaze, kuko izi gaze nababwiye ko zifite amahame na condition, kandi amafaranga 40,000 uzajya uyahereza leta. Nababwiye ko izi gaze zajya zihabwa umuntu ufite ubushobozi cyangwa se nyine ubifite ubushobozi. Urumva ko 40,000 ntabwo ari amafaranga menshi cyane, kuko urabona ko izi gaze z'amashyiga nimba zigura amafaranga ari mu 100,000 cyangwa se mu 200. Urumva ko izi gaze z'amashyiga zirahenda. Gufata amafaranga 40,000 rero ukayahereza leta ikaguriza gaze z'amashyiga ntabwo ari amafaranga menshi cyane, bitewe n'uko izi gaze murabizi ko zihenze ku isoko ry'umurimo hano hanze, murabizi ko zihenze. Ariko izi gaze z'amashyiga gutanga 40,000, none se aya mafaranga akaba ari amafaranga none azakomeza kugenda afasha abandi bantu bari mu gihugu kugira ngo nabo izi gaze zikomeze kugenda zibageraho, bakanasiga banakwestara iyi gaze kugira ngo nyine bitazagenda biteza na siriko, bakanakwigisha n'ukuntu nyine bazajya
bakoresha izi gaze cyane cyane mu bice by'icyaro aho abantu bazajya bahabwa izi gaze leta izajya igenda n'abahugura n'ukuntu bajya bakoresha izi gaze kuko mu bice by'icyaro ntabwo ubusanga kenshi na kenshi badakoresha gaze bakoresha inkwi n'amakara batazi gukoresha gaze. Rero leta izajya igenda inabahugura ibigisha ukuntu zino gaze bazajya bazikoreshamo kugira ngo bitazajya biteza inkongi cyangwa se bitateza nyine siriko hano mu rugo rwabo nyine ugasanga biteje inkongi y'umuriro mu rugo rwabo. Rero leta izajya igenda inabahugurira ibabwira cyangwa se ibigisha n'ukuntu bazajya bakoresha izi gaze z'amashyiga abiri mu Rwanda. Rero mu by'ukuri rero icyo ni igikorwa cyiza leta ibagiye ikorera abanyarwanda cyangwa se itekereza ku banyarwanda nyine cyabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, kuko urabona ko mu Rwanda nyine amashyamba ari kugenda atemagurwa ku bwinshi cyane, ukabona ko inkwi ziri kugenda nyine cyangwa se amashyamba ari kugenda arangira hano mu Rwanda. Niyo mpamvu rero leta yashyizeho iyi gahunda ya gaze z'amashyiga abiri hano mu Rwanda kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bakoresha inkwi n'amakara, kuko urabona ko n'inkwi nazo cyangwa se n'amakara hano mu Rwanda ubona ko ari kugenda afata intera ahenda, nubwo na gaze nazo nyine ziri kugenda zihenda cyangwa se zahenze hano mu Rwanda, gusa none nyine n'amakara nayo ubona ko ari kugenda ahenda, nubwo abaturage byibuze bajya bituma batemagura inkwi gakenya bagatwika amakara makenya mu gihe baba bafite izi gaze z'amashyiga abiri kugira ngo byibuze byo babashe kubafasha kutaba batemagura nyine amashyamba ku bwinshi cyane bashakamo inkwi n'amakara mu gihe bakagombye kuba bari gutekera ku makara n'inkwi gusa. Ariko izi gaze nuko rero zizabafasha kugira ngo byibuze bajye babasha kuba bagabanya gutemagura inkwi nayo bashakamo amakara yo kuba bacana. Ubona ko nyine biri kugenda nyine bigorana cyangwa se bizafasha abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Muri gahunda ya gaze nuko rero ibyo leta yabashije kuba yaganira kuri gahunda ya gaze. Gusa none nabagere ko tugende ku ngingo yacu akabitwa tubize kuganiraho ya gahunda ya NESA hano mu Rwanda, aho NESA yazanye indi gahunda cyangwa se ubundi buryo bushyashya ababyeyi bajya bishamo amafaranga y'ishuri bitabagoye, bibereye mu rugo iwabo bakanze akanyenyeri bakoresha telefone yabo bakishyura amafaranga y'ishuri bibereye mu rugo batabashije kuba bagenda kuri banki kuba batanga amafaranga y'ishuri. Nyuma yuko byagiye bigaragara ko mu by'ukuri ababyeyi cyangwa se abanyeshuri bahabwa amafaranga y'ishuri ngo bagende kwishyura amafaranga y'ishuri, ugasanga umwana aho kugenda ngo yishyure amafaranga y'ishuri agiye kuyakoresha mu bindi bintu bigiye bitandukanye nko kuba yagura imyenda, inkweto ndetse n'ibintu biba bigiye bitandukanye bidafite agaciro cyangwa se bidahuriye n'amafaranga y'ishuri umubyeyi aba yagiye amuhereza, ukabona ko nyine bigenda bibigora cyane cyane mu bice by'icyaro. Ndabaza nk'urugero ahantu hataba za banki, usanga ababyeyi bakora kenshi na kenshi bakunda guheza abana amafaranga mu ntoki ngo nibashika mu mujyi babashe kuba bakishyura amafaranga y'ishuri, ariko wa mwana yashika mu mujyi aho kugira ngo yishyure amafaranga y'ishuri akagenda ya mafaranga akagenda kuyakoreshamo ibintu biba bigiye bitandukanye nyine bitari ibyo umubyeyi amuhereye amafaranga y'ishuri, ugasanga yaguzemo ibindi bintu nyine biba bigiye bitandukanye. Rero ari mpamvu rero iyi gahunda yabashije kuba yashirwaho kugira ngo ifashe ababyeyi byibuze bajye babasha kwishyurira amafaranga, aho umwana azajya afite kode imuranga itandukanye n'undi munyeshuri. Iyo kode niyo umubyeyi azajya yifashisha akoresha ari kwishyura amafaranga y'ishuri, agakanda akanyenyeri agashamo ya kode y'umunyeshuri, agashamo amazina y'umunyeshuri, ndetse niba ugiye kwishyura nk'amafaranga 80 bahita bakwereka ko cyangwa se muri SMS bahita bakohereza amazina y'umwana wawe, ikigo yigaho ndetse n'amafaranga ubashije kuba wakishyura, bagahita bakwereka muri telefone yawe ko ugiye wishyura amafaranga aya naya ku mwana wawe nyine biga ku kigo iki n'iki, ndetse no ku kigo nabo batabona SMS cyangwa se batabona muri system yabo ko umwana uyu yishyuye amafaranga 80, ndetse bagahita nyine bakabikora neza cyane, umwana nyine akasanga ku kigo wabashije kuba wishyura neza cyane. Murumva ko ni gahunda izafasha ababyeyi kutazongera guheza abana amafaranga mu ntoki ngo bagende kwishyura, ahubwo umubyeyi azajya yishyura amafaranga akoresheje telefone ye kugira ngo abana bibarinde kuba barya amafaranga y'ishuri, kuko nyine abana bo barakabije, abanyeshuri ubona ko bakabije kuba barya amafaranga ababyeyi bagiye babahereza, nyine ukabona ko biri kugenda bigorana, keretse binafata intera iri hejuru cyane kuba abana bagenda barya amafaranga ku bwinshi cyane, kandi ubona ko ababyeyi baba bazi ko bishyuye amafaranga, kandi ukajya kubona umwana baramwirukanye ahubwo umwana yari yiriye ya mafaranga, umubyeyi bikamuyobera nyine. Gusa nanone iyi gahunda nuko izafasha ababyeyi, igafasha nyine abadirecteri, igafasha n'ikigo kujya babona amafaranga ku gihe bitagoranye, aho umwana atazongera kuba yarya amafaranga y'ishuri cyane. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu bagaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Ni kuri Rwanda Update Info, niba uri kubona ubwa mbere gezeho kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi n'amakuru nk'anga meza leta yabagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wambere. Rero ryari itangazo leta y'u Rwanda imaze gutangaza rero muri Rwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku Banyarwanda n'abaturarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se bifuza izi gaze z'amashyiga abiri, nuko bazazihabwa. Gusa nababwiye ko izi gaze zifite amamena condition zisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze, nuko rero ugomba kuzajya wishyura amafaranga 40 bakaguha izi gaze z'amashyiga abiri kugira ngo bibashe kuba byafasha n'abandi baturage basigaye mu gihugu guhabwa nabo izi gaze z'amashyiga abiri. Nta kuvuga ngo uri umukire cyangwa se ngo uri umukene izi gaze ngo ntuzazihabwa, ahubwo umuntu ari we wese mu byiciro byose bigiye bitandukanye, nuko izi gaze z'amashyiga abiri nawe uzabasha kuba wazihabwa. Ndabashimiye cyane rero, ani kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane.